se bitwaye kuza cyane se ukukiraho ntabwo bikugora irijyana irinyereza nko kubona isabune iri kunyerera kuri sima Muna baya kwame hano hanze kuntu nyine. Sibona nzi ko izuba ritaramba. Izuba ryaherera riva ntago wowe ubibona. Mwatinze kubyuka. Ese uri nk'igi zisaho kiryamye bo muri bivuga. Sharp man. Ni filime ntuzi ko twarajyamo ibitinde kubera filime. Mwayirangije? Ntabwo nayirangije bitose byahise bimfata. Ajya kagiye ibintu bya filime nkazira nabi. Ibintu biba birimo ibintu by'ibimotaje nkabira ntabwo byavamo. Aha. Aho mukunda filime zo kurwana gusa. Ikintu kitari bigipfusi mwana ngo gese twaza tuvuga n'icyaha nta gipfusi mbona mu byuze mu mabanga. Bita itapfuye. Manu siko sa ugasa ine zageze. Shahake mwana ese mwamwe cyane. Ntabwo ndamucyase ubwo nyibyuka se. Igihe cyaye kiri hafi nko guhororomba nahishije icyayi kare. Mama se yagiye mu kazi. Ntabwo mbizi cyakora nawe banza nta n'icyagiye yanywe. Yananze nawe yananze kubyuka ahubwo mabuje arazinduka byatari. Kubera ko njye nazindutse mu cyakare murebye ndamugura. Abati shaka bisa. Ariko icyambwiye ko yagiye muri douche nasanze amazi yasohotse nyine abati hari umuntu uvuye gukaraba. Bane bato. Ese ubu ni sheya haka kantu uba wambaye koko nese imyambarire yanjye niba ukwibazaho kano n'ahantu uba wicaye njyewe ntabwo nyamunda abakobwa bambara gutya ukunda bambara gute umukobwa nyine agomba kuwambara ibintu birebire agomba kwambara ibintu birebire bimanuka bikagera nk'aha ngaha kuva wagera aha hari n'umunsi turumwe wari wambona nambaye ikintu gisumbye kuri kiti aya nawe uba wakabije narambara neza ukajya ngo urimo kwambara none ibibazo je ikibazo nta ibyo ngibyo nta n'ikibazo je mbifiteho noneho nje mba ndi gutekereza mabuje aramutse akingwe nka portail akaza akagusanga aha ngaha wicaye iruhande rwanjye siko wahita ujya ngo ni nk'umugore n'umugabo mani aho kabaneza utazategera wazatuba bagicimbiriza gusa ngiye gusa abantu bose mbisanzuraho mbarumva nta mutima mubi wisanzura se wisanzura wambaye bose nge nambara nyine jya ugerageza niba bana basi kubaho mwe bati ngeshira oya ahubwo jya uhaguruka ntukaze unyice ruhande jya uhaguruka ugende wicare mu nzu ubwo wagiye ureka wagiye ureka ariko imyambarire ntabwo ari ikibazo ibintu burimo ni ibiki oya ahubwo akamubwira rero kugira ngo bazanyikimbirize nta kintu ubushaka nose bari bagukimbiza aya abana ba mabuje jewe aho muva mukagera mwese ndabubaha ese kutwubaha mabuje ase bivuze ko tutaganira harya mabuje akoramo sakora nimba ari muri polisi nimba ari no muri RIB simbizi ajaka akanshinja icyaha ugasanga imyaka 10 kubisura gusa ajaka dusanga ko ntabwo yavuga ko umuntu amaze no kubikora mama azi ukuri kandi mama akoresha ukuri ntabwo ajya ahubuka wamba bari ukicara neza ahubwo dutuza tuganire gusa ibintu twaganira ni ibiki twabura ikintu tuganira koko mbwiza ukuri ese shera mbabara umbwiza ukuri nawe urumva ubundi je nawe urumva nawe twaganira uruhinja rweje ubundi jewe sinacunura n'ibikeya cyakora abantu basigaye babyara abakobwa b'iki baragoye kabisa wagiye ureka umuntu afite imyaka 13 akikuza ukagira ngo ni nk'imyaka 20 ngiye mfite imyaka 18 18 urayifite 18 areka kaka genda uzana irangamuntu yawe ako sirangamuntu yo kibazo urayigira se ntayigira 18 urayifite 18 ariko bura 18 nta n'ikibazo waje none se nyine bawigira mu kisiga mbura ngo gituza tuganire 18 uzana wagira ikibazo uzi uzana wagira ikibazo kiri mfite 17 n'itandatu aho ndavuga ati noneho
mama Sheila sinamukira ariko ese ubundi ubwo ansanzeho namukira ndavuga ati mama rero ndakuze nasanze ndi kuganira nawe kuno nyine ndavuga ati mama rero ndakuze nanjye nkeneye kuganira ibintu by'abantu bakuru koko niko wamubwira genda wacyana ureke kwigujijisha nuko niko namubwiye ahita avuga ati ma ati nyine mba ndi kuganira n'uyu muntu arimo angira n'inama nyine tukamujijisha nyine cyakora mwamuzi ubwenge buri muri negative tu shanda shanswe abanza ubuzima busanzwe uri n'akaraya ntabwo ndi indaya ariko none se ubu ngubu nk'ibintu urimo koko umwana w'imyaka 10 kandi uba wumva ushaka ibintu by'inyoni ushaka kubikora ese ntabwo twanabyize ukuntu nyine umuntu atangira gushaka ibintu bari abarimu nibo babahemukira rero eya ariko se nta kundi batabigishije nanone abantu murarushya nukuza bavuga ngo none ngo ko mutamwabigishije nyine ngo bimenye ubu ngubu mwarimu yigeze kuzana abaganga araduhugura ukuntu umuntu yambara kondomu akikingira urabizi mbese nabibonye mwarimu yakuyemo yambara kondomu yazanye igikinisho cyayo kimeze nyine nk'igitsina cyandika kondomu ngo ntazajye umuhungu mwakora sexy atambaye kondomu kuko yagutera indwara utabeshye azana igitsina n'agakingirizo yigo gikoza mu giti uwo mwarimu nawe yitakaza wamunyereka cyangwa umwarimu ni ubufurata dore yafashe diki yo mu giti isiramuye abatapuridasi umubaji wayibaje dore se ashyiramo niwe wabararuye rero hano ngo ukahita uyitsindagira ukuntu kugira ngo itagira gute itazamo umwuka bombo noneho rero sasa wamara kuyambura ukayishumika ukarekurura gutya kugira ngo ureke itapfumutse usanze yapfumutse ubwo iba yapfumutse zikakwinjiramo warumva cyakora ndumva warize mwana we nta n'ikibazo nyine tujya nakubwira iyo nakubwira ibyo byose wari guhita amenya ko nakuze kabisa nyine kura ntabwo singize neza usanze umwana wata imboga ese ubwo umuntu akubwiye nyine ngo mwikome nko mu buriri ukuntu mwajye bise kugenda bisabetse bisabetse ese ubundi nk'ubu ese nyine kutabona irushanisha nyine neza ngo yaba yatubujije gusurwa sibyo niyo byapete tumudinga ntabwo uzi ko biba biri hara mu mafilimi mayi icyo ngicyo si ikibazo reka ibintu nk'ibi ngibi tubivemo nyine byose byo nakubwiraga ngo sindi umwana ahubwo nawe wanyita umwana usanze nkurenze cyakora uranyemeje kabisa ese nyine kadupange kandi kandi wowe tujye dupanga ibintu neza mu mucyo nyine byishyiremo wiho byishyiremo tubipange abakobwa banjye barakontora nyine mu byumba n'ibiki tubanza dusezerane nimba utazandaburiza ahubwo niwe wandaburiza wakiriwe ese njyewe ubu ngubu ndaburije nyine bagahita banshonesha nk'imyaka nk'icumi mu buroko ese ko ndibyo ndi kuvuga utabyitayeho mwana nyine ndiwe kuri aka gasaha nyine ubuye tubipange wawe dupange nabi ariko afite n'amatako meza hakize ibyana bikumena n'isose macanye nawe mbene ukakurane nyine tubipange wakiriwe ese twabipanga bikwabirane tubipange kabisa nyine mbwiye komemo mu cyumba ariko ndabikora tu umukondo se wawubonye ntabwo nari nawubonye siko naho washyiramo nawe urarengera naho washyiramo ese wakiyonguje ukagenda nyine ugaca mu gikari njye nkaza guca mu muryango tukabagisha basi kuri wumve ngende wakiretesheje nyine uvuga ati uzahita ushyiramo bitakugoye nkoreho se amatako ni danje kabisa urebye ni neza si gutinya gukoraho ese gukoraho si niba ukoraho no kwikarisa no gukoraho ajya nawe ntukarebe no kwikarisha wakoze ese umuntu ntakoraho nyine mu ruzi aka amatako ni fresh wawe amatako wakora gutyo umuntu akazumva iki ese amatako si meza ese niba ari meza ndashaka gukoraho izuba hari ikibazo nyine kikareta nyine
nyine byiyunguza uzo cyane se kukiramo ntabwo bikugora irijyana irinyereza nko kubona isabune iri kunyerera kuri sima imanuka ese noneho ntibyakunda ese bitwaye isukari kunyegera ndumva atakizinyisha kabisa ndende duhore hariya genda wenda gusanga umutima ko tugiye tukinjiramo rimwe bahita babibona nabi ngaho banguka rero nanjye ahantu